Salamu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Mushobora kuba mwibaza noneho no munsi tugiye gukora iki. Utu tuntu natubonye ahantu ndavuga ati reka ndogerageze ndebe uko biba bimeze. Ni snacks zoroheje kuzikora, nta bintu byinshi bisaba, ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Baranange intambwe ku yindi mwereke ibintu nakoresheje. Nabiri mfite ibitunguru na karoti nkeya, urabona ko nateguye karoti enye, negura n'amagi 4, na tungurusumu, hanyuma amashu yakase duto duto. Ubwo icyo mise nkora no gushyira amazi, ngashyiramo umunyu mukeya, ubundi amashu nkaba nayashyiramo kugira ngo mbashe kuba nayatekaho gakeya kugira ngo yorohe. Hanyuma mu gihe turi guteka amashu dutegereje ko ashya, tuba turi gukata ibindi birungo, ubwo ni karoti n'ibitunguru. Ariya mashu turi guteka turayateka hagati y'iminota 5 kugeza kuri 7 cyangwa se 10 bitewe n'umuriro ukuntu ungana. Ntabwo bisaba ko nyine ashya cyane uve ko yahiye cyane, ariko kuyateka byo ni ngombwa. Ngo rero amashu yacu yamaze gushya, nuko nkuko ameze. Icyo tugiye gukora rero nta kindi, nukuba twakaranga ibitunguru turabikaranga. Rero ntabwo dutegereza ko bishya cyane. Mana yanjye, ubu muracyari ufite amatsiko bino bintu tugiye gukora bimeze bite? Nta kibazo, reka mbicisha amatsiko. Ubwo turakaranga ibitunguru, tudushyiramo na karoti zandi twarabye. Ushobora kuba waziraba nawe mu buryo ushaka, njye nazirabye gutyo. Ubundi tubitekeho gakeya. Aho ngaho mu gihe ndi kubiteka ndashyiramo utundi turungo nka black pepper, shyiramo umunyu kuko umunyu mu mashu ntabwo wari mwinshi, shyiramo kandi kunyu gakeya. Ubundi dukomeze duteke kugira ngo nayo makaroti nayo aze kuba yashya. Tungurusumu rero ni ngombwa kuyishyiramo kuko bituma udusnacks twawe duhumura neza. Iyi ni recipe rero nabonye ahantu, numva ndabikunze, nabonaga bisa neza kandi byoroshye. Amashu, karoti n'ibitunguru, mana yanjye, ni ibintu n'ubundi dusanzwe dufite mu rugo. Nawe wabigerageza, ntabwo bigoye, nta mwanya mwinshi munini cyangwa se bitwara, nta mwanya munini muri make bitwara, munyihanganire. Ubwo rero nshyizemo black pepper, nshyiramo umunyu, nashyiramo na tungurusumu, yego ubundi nkaba nateka kugira ngo byose bifate muri izo karoti neza, bize kuba byahwana. Nyuma yo kubiteka rero ndabishyira ku ruhande bise nkaho bihoraho gakeya, ubundi mbivanga na ya mashu yahiye. Ubwo rero aho ngaho niho tugiye gukurikirana neza akantu ku kandi. Urumva amashu yahiye, n'ibyo bintu nakaranze nabyo byahiye, ndabivanze, nshyizemo ya magi nateguye 4. Noneho mpite nshyiramo akandi ka black pepper gakeya. Ku bantu bakunda black pepper, ubaye ukunda urusenda washyiramo urusenda nta kibazo, ukaba warukatiramo. Ubwo nshyizemo black pepper, ndashyiramo black pepper, yego nshyiramo umunyu muke kuko urumva mu tuntu twose nagiye nshyiramo umunyu. Nshyiramo n'umunyu mukeya, nshyiramo na timeriki akayiko gatoya k'icyayi. Rero narinzi ko amashusho ya timeriki narinzi ko timeriki nshyiramo timeriki byajemo, ariko sinzi ukuntu byagenze, video yari yahagaze. Gusa nshyizemo akayiko gatoya ka timeriki, nshyiramo n'akandi kayiko gatoya ka black pepper, nshyiramo n'undi munyu mukeya. None nashyizemo n'ifarini nkeya cyane. Nta n'ubwiro bigezemo, irobo ntabigezemo, ni nka 1/3 cy'irobo y'ifarini. Uri kuvuga ngo icyo umuntu akora no kuba nyine wabona nyine bisa nkaho biremereyemo ku buryo wabasha kuba bikaranga. Nta kindi rero nahise nkora, nahise mfata ipanu nyishyiraho amavuta gutyo. Ubu nyine ndareka irashyuha, ubundi nshyiraho ibiko bibiri nkagenda nkoramo utuntu duke. Uye gushobora kuba bitekere byose icyarimwe, ariko kugira ngo tuze tumeze neza, twumotse neza, biba byiza udutetse ari duke gutyo, biba ari byiza kurushaho. Abantu rero bakunda kurya umugati, wadushyira mu mugati, utu turaryoshye cyane mu mugati kandi utuntu tworoheje, ni ibintu byoroshye byo mu rugo. Abantu bakunda amashu, indi recipe ushobora kumwagerageza mukaba mwayikunda.
hari n'abandi bakunda kuba bikora gutya bagashyiramo n'ibirayi. Urumva ibirayi binombanomvye ukaba wabivanga muri rwa ruvange n'ubundi twavanzemo amagi n'amashu n'amakaroti byose, ubundi ugakaranga byose. Ni byiza cyane. Ubundi ino recipe nuko njye nayibonye ahantu ndavuga ati reka nyigerageze. Hari abantu wenda baba batayizi, ariko iyo twese tumenyereye cyangwa se abantu bose bamenyereye ni iyi ngiyi irimo amashu amashu yego nanuzana n'ibirayi yego. Ubwo urumva niba wari usanzwe ukora nyine ibirayi ukabifata ukabinombanomba ugashyiramo amashu ukavangamo n'utwo tuntu twose ugashyiramo n'amagi ukabikaranga, n'ibingibi wabigerageza. Numvise ntacyo bitwaye, ariko biba byiza cyane ushyizemo ibirayi. Njye numvise nyine iby'ibirayi byo byiza cyane kurusha ino recipe, ariko ningi ni sawa cyane ku bantu n'ubundi basanzwe bakoresha ibirayi n'ayo mashu yego bivanze. Ubwo rero urakomeza ugahindukiza nk'uko wateka capati bisanzwe, tugafata irangi neza, ubundi twabona twafashe irangi ukaba wadukuraho. Mana yanjye, umva bino bintu birasa neza nk'uko muri kubibona, biraryoshye. Ndabasaba rero ko mwakora subscribe ku bantu batarayikora. Niba warayikoze ni ukuri Imana iguhe umugisha, kandi abantu bakomeza gushyiraho uducomment tw'uturecipe twashyiraho, Imana ibaha umugisha. Abalayikinga amavideo yanjye mwese Imana ibaha umugisha. Abaza n'ubundi bakora subscribe, abatalayikinga nabo Imana ibaha umugisha. Mwese Imana ibaha umugisha. Ubwo rero ahasigaye turakomeza duteke n'utundi twari dusigaye kugira ngo dusoze. Ubwo mwabigerageza, murabona ko nta bintu byinshi bisaba. Yego biraryoshye. Abantu bakunda gufata breakfast mu gitondo y'umugati, aka ni akantu keza mwakoresha mu mugati, mukamwagashyira mu mugati. Ibintu byiza cyane, njye numvise biryoshye vraiment mu mugati cyane. Ubwo nawe mwazabigerageza mukambwira. Niba hari recipe mwifuza ko twabashyiraho vuba byihuse, nayo mwayishyira muri comment. Ibyo ari byiza cyane ko mugishyira muri comment. Urumva ubutaha njye nkazamenya ngo mukeneye iki cyangwa se mukeneye ko mbazanira iki. Rero nuko nkuko ziri gusa snacks zacu ziraryoshye, zirasa neza, muzigerageze. Rero ndabashimira cyane ko mwabanye nanjye intambwe ku yindi. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha, mugira ibihe byiza. Salam.